Mu gitaramo cyiswe Rwanda Shima Imana, nyuma y'uko ngo bari barasenze basaba Imana kuzava mu gikorwa cy'amatora neza hatabayeho imvururu nk'uko bikunda kugenda mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika, abayoboke b'amadini atandukanye asengera mu karere ka Nyanza bahuriye kuri stade barabyina, bararirimba, basenga Imana, bishimira ubuyobozi bwiza igihugu gifite. Kuba abantu basengera mu madini atandukanye bahurira hamwe bose bavuga rumwe ngo ni umusaruro w'ubuyobozi bwiza, kuko hari ibihugu ibi bidashoboka abantu bakicana bazira ko badahuje imyemerere nk'uko bisobanurwa n'abayoboke b'amadini atandukanye. Ni ikikwereka ubuyobozi bwiza, nuko butuma habaho ubwo bwisanzure, uwo mwuka mwiza w'uko abantu bumva ko Imana ari imwe bagomba kwisenga mu buryo bwabo babyumva, ariko ntihagire ubangamira undi. Ni ikikwereka ko ari amahoro mu Rwanda. Ibi ngibi ni umusaruro w'ubuyobozi bwiza. Murabizi hirya no hino ku isi mujya mubyumva ko ahora asubiranamo buri munsi, ugasanga baratera ibisasu mu nsengero, abandi baratera ibisasu mu misigiti cyangwa se n'ayandi matorero akagenda asubiranamo kubera ubuyobozi bwabo. Ariko kubera ubuyobozi bwiza buhuza abanyarwanda, tubasha guhuza no mu gusenga kuko Imana dusenga ni imwe. Kuba abaturage basangiye igihugu, gahunda za leta zigamije iterambere ngo zirabareba bose nubwo baba batandukanyije imyemerere ishingiye aho basengera, ngo bagomba kwemera ko Imana ari imwe, bitandukanye nuko bamwe mu bamisiyoneri bagiye bigisha ubwo butumwa bashingiye ku kurwanira abayoboke. Ibi ngo bigomba gucika, abantu bakamenya ko ari abavandimwe mbere yuko baba abanyamadini, nk'uko bisobanurwa na Kabayiza Louis Pasteur, umuyobozi w'ihuriro ry'amadini akorera mu karere ka Nyanza. Abamisiyoneri bacu batuzaniye ubutumwa, akenshi bagiye bigisha abantu kurwanira abakristo kurusha kwigisha ijambo ry'Imana. Ikintu cyo dushaka kugira ngo turwanye muri kino gihe, ushobora kubona abakristo bawe ukaberekeza ku Mana utarwanye na mugenzi wawe. Ubu guhura kwacu rero ni uguhura nk'abanyarwanda, n'indi umunyarwanda yacu nk'abanyamadini. Turi abanyarwanda nyuma tukaba abanyamadini nyuma. Ubwo imyemerere kutayihuza ntago ari ikibazo, ahubwo guhuriza hamwe iterambere ry'igihugu cyacu. Ubuyobozi bw'aka karere ka Nyanza buvuga ko abantu bagomba gusenga mu mudendezo igihugu cyabahaye, ariko bakanahuriza hamwe muri gahunda zo kwiteza imbere. Bake bataritabira neza gahunda za leta, bavuga ko zinyuranye n'ibyo bemera, ngo bakwiriye guhinduka kuko gahunda za leta zigamije kurengera abaturage ngo ari nazo gahunda z'Imana, nk'uko bisobanurwa na Ntazinda Erasme, umuyobozi w'akarere ka Nyanza. Iyo myemerere cyangwa iyo myumvire ngira ngo yari ikwiye guhinduka, kubera ko gahunda za leta nta gahunda n'imwe inyuranye na gahunda y'Imana, kubera ko gahunda zose buriya zishingiye kuri gahunda y'Imana, kuko Imana niyo ishaka ikiza igishakira umuntu. Rero twese icyo na leta gahunda zayo zose n'iz'Imana. Niba umuntu avuze ati umuntu agiye kwivuza akoresheje mituweli, nta kuntu byakumvikana ko umuntu Imana yaba yanga mituweli, ntibyumvikana. Guhitamo umuyobozi ubereye, ntabwo iyo gahunda ntabwo Imana yayanga. Muri iki gitaramo Rwanda Shima Imana, aba banyamadini n'amatorero ntibavuga ko hari ubwoba bwinshi bari bafite ko amatora atazagenda neza, ariko ibyo babona mu bindi bihugu ngo nibyo byabakuraga umutima, bigatuma bahiga uyu muhigo ku Mana. Kuba abanyarwanda hafi ya bose bafite aho basengera, bivuze ko abari muri politiki bari no mu madini, kandi ngo abari mu madini bari no muri politiki. Ngo ntabwo ibi bintu rero byivanze nk'uko hari abajya babyita batyo, ahubwo ngo biruzuzanya. Fulgence Kizwera, Royal TV.